n'amaboko yose ariko reka mubwire uriya muhungu niba nagukunda ibyo ngibyo byibagirwe kuko mabuja ntabwo wazamugera imbere ngo umukazana we ntabwo bishoboka bikindi umukobwa utagira akaboko izina rye ubwo si wowe wakwimarira iki ikintu nakimarira mwese uri kubona wakimarira iki gusa urabona wakimarira iki umuntu utagira n'akaboko mwese ubwo yesu we ntabwo bishoboka ubwo si cyo kora nsabiye abantu bakwitaho barakugaburira bakakumesera bakakoza bakagira gutya nta kintu nakubwira wowe nta kintu nabona nakubwira wowe ubundi si ubwo waje hano gukora iki uru rugo nta muntu n'umwe upfa kurugeramo uko yiboneye noneho haje n'abatagira amaboko mana yanjye ariko uriya muhungu hari waranamuroze ntabwo waba udafite uburozi uriya muhungu anakuvugisha ntabwo bishoboka umuhungu bafashe bakamurihira amashuri yose ubuzima uri umukozi wa uri gusomana yesu oya Tivum. Ubaye ikisi kandi mu waka kamwe kwiki ubaye ikisi ubaye iki tuza ukaboko karakuriye nibi ngibyo ndabihoza gute tuza Kubana nacamo y'ikigo ubaye ikisi habaye icyaka kandi mama na mushiki wanjye ndababuze bara ahantu bagiye tuza ntabwo induje hano se umukobwa ujana uje aramwe ngo nagintu nakimarira aje hehe hano nta kintu nakimarira kuko habaye iki se si hatuje hari umukobwa ujana afite ibisuko by'umuhondo aje hano akubwiye n'ukubwiye amagambo yose mwihorere uriya ni umukozi wo mu rugo uriya ni umukozi nawe nta kintu yimariye ahubwo tubanze tujye kwa muganga turebe nimba bagukorera bakakuvura umwohereza se ubwo ahantu nutse n'ahantu yari aturutse ngewe yaturutse ndazi mwihorere n'inzatura ndaza kubonana nawe ngo ubu tujye tuza ariko nawe waragowe Kati.